adasanzwe ayo ngayo pifomora jezidota ayo ngayo amavuta adasanzwe ayo ngayo umuhanuzi yagiye agasuka ku mwami ku mwami Dawidi agatangira akavuga mu ndimi ayo mavuta babwira n'ay'umwuka nshuti yanjye ayo mavuta niyo Sawuli bamukojejeho bamurambikaho ikiganza arangije avuga mu rurimi yuzura umwuka wera ndavuga ayo mavuta amavuta ntamenyerwa amavuta ntabwo akorwaho ndavuga amavuta y'umwuka wera akora imirimo n'ibitangaza niyatuma dusengera ingumba zikabyara niyatuma dukora ku ndwara zigakira niyatuma abadayimoni bahunga rapifomora jezi ayo mavuta abakozi b'Imana turi guhura n'ingorane reka mbivuge gutyo nk'ejo bundi bafunze Apostle Yongwe bamuhoye ngo kuko ngo yasengeraga abantu gakabaka amaturo kwaka umuntu amaturo niba ari wo murimo yiyeguriye cyangwa se yahisemo gukora niba yaratumwe n'Imana cyangwa se yaritumye ntabwo ibyo ngibyo bitureba icyo navuga nuko we akorera Imana nyine buri wese akaba bizi ko ari umukozi w'Imana hari abamwizeye bamukurikirana bagendera ku byo avuga cyangwa se ku myigishirize ye abo ngabo nibo deja batangaga n'ayo maturo ariko birababaje biteye agahinda kumva umuntu yafunzwe ngarazira ngo yuko yafashe amaturo yasengeye abantu bakamuha amaturo ese niba ari wo murimo akora Bibiliya kivuga ngo ibyo twerekejeho amaboko Imana izabiha umugisha ese ibyo byagakwiriye ko yafungwa aho harimo niba nabyita ngo tugomba kubyibazaho cyangwa natwe tugashira muri sanse tukabitekereza dore ko iyo habaye ikosa rimwe ribarirwa ku bakozi ntabwo rero ubutinganyi butangiye nonaha bwahereye kuva na kera ariko nubwo bwari buriho ababukoraga mu bwihisho hari ukuntu bihishaga bakabukora bihisha yego ariko ntabwo bwari bwagatinyutse cyangwa babukoraga kuba babugeza mu rusengero oya ntabwo bwari bwakageze mu rusengero nshuti yanjye mbanje kubasuhuza abakunzi ba Dr.APOSTLE nkundabose happy aho muherereye hose yaba abari mu gihugu cy'u Rwanda abari mu Burundi abari muri Afrika yose bari mu Buraya bari muri Amerika abari mu birwa bitandukanye turabakunda cyane mugumye mudukurikirane muzunguka byinshi kuri iyi channel yacu kuko tugiye kuzajya tubabwira ijambo nta rindi jambo tugomba gukoresha riri hirya ya Bibiliya tuzajya tubabwira Bibiliya akarusho rero byaba byiza nawe warasomye Bibiliya kugira ngo ujye ubasha gusobanukirwa kuko turahamya neza tudashidikanya yuko hari amagambo menshi agoranye gusobanura cyangwa abantu badasobanukiwe muzasobanukirwa kuko mpari ku bwanyu
kuko nicyo mpamagariwe kugira ngo musobanukirwe mbasobanurire, kuko biba bigoranye. Akenshi usanga abantu basoma ijambo bakaryumva uko biboneye, ariko mu by'ukuri ntibabashe kurisobanukirwa. Rero mpari ku bwanyu kugira ngo mbasobanurire. Ijambo ngiye kubigisha uyu munsi riravuga, titire y'amagambo iravuga ngo Yesu atuma abigishwa be 70. Turarisanga muri Luka ibice 10 umurongo wa 3 turageza ku wa 8. Nimugende dore mbatumye mumeze nk'abana b'intama hagati y'amasega, nimujyane uruhago ruri cyangwa inkweto, kandi nimugire uwo muramutsa muri mu nzira. Nimujya mugira inzu yose mwinjiramo, mubanze muvuge muti amahoro abe muri iyi nzu. Niba harimo umunyamahoro, amahoro yanyu azaba kuri we. Natahaba, amahoro yanyu azabagarukira. Kandi iyo nzu aba ariyo mugumamo, musangire nabo ibyo kurya n'ibyo kunywa, kuko umukozi akwiriye guhembwa. Ntimuzacumbukure mu nzu ngo muraraguze, kandi umudugudu wose mujyamo bakabakira, murye ibyo babahaye. Muri Matayo aho tugiye gusoma ni ibice 10, naho ni umurongo wa 5 turageza ku wa 10. Abo 12 Yesu arabatuma, arabategeka ati, ntimuzajye mu bapagani cyangwa mu midugudu y'Abasamariya, ahubwo mujye mu ntama zazimiye z'umuryango wa Isiraheli. Nimugende mwigisha muti, ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Mukize abarwayi, muzura abapfuye, mukize ababembe, mwirukana abadayimoni. Mwaherewe ubusa, namwe mujye mutangira ubundi. Nimujyana izahabu cyangwa ifeza cyangwa amakuta mu mifuka yanyu, cyangwa imvumba y'urugendo, cyangwa amakanzu 2, cyangwa inkweto, cyangwa inkoni, kuko umukozi akwiriye ibimutunga. Samweli wa mbere ibice 9 umurongo wa 6 kugeza ku murongo wa 8 haravuga ngo, nawe aramubwira ati, muri uyu mudugudu harimo umuntu w'Imana, kandi ni umuntu wubahwa. Ibyo avuga byose bijya bisohora rwose. None tujyeyo, ahari yadusobanurira by'uru rugendo cyangwa rwacu turimo. Sawuli abaza umugaragu we ati, ariko se nitujyayo turamutura iki ko impamba ishize mu nkangara zacu, kandi tukaba tudafite impano yo gushira uwo muntu w'Imana? Mbese dufite iki? Uwo mugaragu yongera gusubiza Sawuli ati, dore mu ntoki zanjye mfite igice cya 4 cya shekeli y'ifeza, nicyo ndi buture uwo muntu w'Imana kugira ngo atuyobore. Hari irindi jambo riri muri Luka ibice 22 umurongo wa 35 kugeza ku murongo wa 38. Kandi arababaza ati, ubwo nabatumaga mudafite impago cyangwa imvumba cyangwa inkweto, mbese hari icyo mwakenye? Baramusubiza ati, ntayo. Arababwira ati, ariko nonaha ufite uruhago rurimo ifeza arujyane, n'ufite imvumba ni uko. Ariko utabifite agure umwitero we ngo abone kugura inkota. Ndababwira yuko ibi byanditswe bikwiriye kunsohorera ngo yabaranwe n'abagome, kuko ibyanjye byenda gusohora. Baramusubiza bati, mwami, dore inkota 2 ngizi. Arababwira ati, ziramaze. Nshuti bavandimwe, ijambo
nabasomeye murumva rirakaze, ariko nubwo rikaze nababwira yuko icyo nshaka kuvuga cyangwa se icyo ngambiriye ni ugusobanurira abantu yuko umurimo umuntu akora ari wo umubeshaho. Reka nsubiremo, ni ukubasobanurira nkababwira ngo umurimo umuntu akora ni wo umubeshaho. Niba umuntu abwiriza, akaba ari umuvugabutumwa, akaba ari umunyamasengesho, akaba ari pasiteri, akaba ari bishopu, akaba ari revera, akaba ari aposo, akaba afite umurimo akora runaka w'Imana, akaba ari umuhanuzi, uwo murimo akora niwo ugomba kugira ute kumubeshaho. Rero muri iyi minsi abantu niba nabyita ngo kudasobanukirwa, abakozi b'Imana turi guhura n'ingorane. Reka mbivuge gutyo, nk'ejo bundi bafunze Apostle Yongwe bamuhoye ngo kuko ngo yasengeraga abantu gakabaka amaturo. So kwaka umuntu amaturo niba ari wo murimo yiyeguriye cyangwa se yahisemo gukora, niba yaratumwe n'Imana cyangwa se yaritumye, ntabwo ibyo ngibyo bitureba. Icyo navuga nuko we akorera Imana nyine, buri wese akaba abizi ko ari umukozi w'Imana. Hari abamwizeye bamukurikirana, bagendera ku byo avuga cyangwa se ku myigishirize ye. Abo ngabo nibo deja batangaga n'ayo maturo. Ariko birababaje, biteye agahinda kumva umuntu yafunzwe ngarazira ngo yuko yafashe amaturo, yasengeye abantu bakamuha amaturo. Ese niba ari wo murimo akora, Bibiliya ivuga ngo ibyo twerekejeho amaboko Imana izabiha umugisha. Ese ibyo byagakwiriye ko yafungwa? Aho harimo niba nabyita ngo tugomba kubyibazaho cyangwa natwe tugashira muri sanse tukabitekereza. Dore ko iyo habaye ikosa rimwe ribarirwa ku bakozi bose b'Imana, navuga ngo umunyarwanda wacu umugani aravanga umukobwa bumwe agatukisha bose. Ntabwo rero bikwiriye ko umukozi w'Imana niba ari wo murimo yiyeguriye cyangwa se yahisemo, atagomba kuwukora ngo umutunge cyangwa umubesheho. Niba afite uwo muryango, afite abana, afite umugore, afite famiye, abo bose hari abo yitaho, abo agomba kubitaho. Ayakuye hehe? Agomba kubitaho abakuye mu byo akora, mu murimo w'Imana akora. Niba afite urwo rusengero, ayo maturo, icyo cya 10, ibyo asaruye akabasha kubifashisha n'umuryango we, ndetse akagira n'ibindi akora runaka, umurimo w'Imana ukagumya ugatera imbere. So mu buzima busanzwe murazi neza ko niba umuntu ari umwarimu atungwa n'ubwarimu, niba umuntu ari dogiteri, ari umuganga, atungwa no kuba avura abantu. Niba umuntu ari umuhinzi, atungwa nuko yahinze agahinga imyaka, iyo yeze iyo myaka yahinze niyo ibasha kumubeshaho. Niba umuntu ari umworozi, akorora ibyo yoroye, izo nka yoroye cyangwa izo ntama, ayo mahene, ayo matungo yoroye atandukanye, niyo azakuraho amafaranga azatuma abaho n'umuryango we n'abana be. Ubwo ndimo kuvuga mu buzima busanzwe. Niba umuntu akora akazi runaka ko muri biro, muri ofisi, icyo kintu akora, ako kazi akora niko kazamubesha. Rero ntabwo twakabaye dukomatinga ku bakozi b'Imana ngo tuvuge ngo abakozi b'Imana ngo barya amaturo, barya icya 10, barya baturisha abantu amaturo. So
nicyo bahisemo, n'uwo murimo bahisemo gukora. Twasomye ijambo rivuga ngo Yesu atuma intumwa. Ubwa mbere yatumye intumwa 70, arazibwira ati mugende aho mugera mubasuhuze, mubabwira ati amahoro abe muri mwe. Nibanga kwakira ayo mahoro azabagarukira. Ijambo rakomeza rwa ngo abo muzageramo bakanga ko mubigisha, muzasohoke mugende mukungugu wo mu birenge byanyu, umudugudu muvuyemo. So abanza kumva ijambo, ntimuzirigwe muhendahenda, muzagende mubuvemo, mujye no mu bundi, mujye no mu bindi birorero. Bivuze ngo umurimo w'Imana niba tuwukora, tukaba ari wo twahise, Imana ikabiduhamagariye gukora umurimo w'Imana, uwo nguwo ni ugomba kutubeshaho. Ntago tuzabeshwaho nuko twagiye guhinga, kuko ntago duhinga, ntago turi abahinzi. Twewe icyo dukora ni umurimo. Haleluya! Uwo murimo dukora rero ni ugomba kutubeshaho. Yesu atuma intumwa ze, arazibwira ati mugende mu birorero mwigisha abantu, abarwayi mubasengere, abafite abadayimoni mubirukane, abafite ibibazo bitandukanye mubafashe, munkorere. Baragenda, abaha kondisiyo, arababwira ngo ntimugire ikintu mujyana, yaba imyenda ntimujyane ibiri, yaba impago, niba ari amafaranga, murazi ko uruhago cyangwa se narugereranya n'ikofi, ntimujyane amafaranga mu makofi yanyu, mugende uko muri. Niba ari urukweto mwambaye mujyane rumwe, ntimujyane ebyiri. Arababwira ati mugende, kuko umukozi akwiriye guhembwa, agomba gutungwa n'ibyo yagize ute yakoze. Ijambo rabango baragenda, barahaguruka, bagenda kubwiriza abantu. Abo bantu bagiye kubwiriza niba babahaga ibyo kurya, bakabaha ibyo kunywa, bakabaha naho baryama, buri kimwe cyose, kubera ko umukozi akwiriye guhembwa bitewe n'ibyo yakoze. Imana ishimwe. Twasomye irindi jambo dusanga muri Samweli, mbabwiraho umukozi w'Imana Samweli yakiriye abantu, yakiriye umwami Sawuli ubwo Imana yatezaga kubura kw'ingamiya ze, akagenda akazishaka. Yari ari kumwe n'umugaragu we, arangije aramubaza ati se ni gute twagenda? Aramubwira ati ko nuza ibyo twari twitwaje byashize, niki turi butange? Aramubwira umugaragu ati ariko nsigaje ibice by'ifezi binibi, amubwira umubare asigaje. Aramubwira ati reka dupfe kugenda tugereyo, nibyo turi buture, nubwo ari bike bisigaye ariko turamushira ibyo. Bivuze ngo iyo baba bari bafite ibindi byinshi bitandukanye, bari kubimuha, bari kubimushira, ariko icyo bari basigaje byari bikeya, ariko barabijyana. Haleluya! Bajyana ibyo bari bafite. Bishatse kuvuga iki? Ntabwo bapfuye kugenda gutyo ngo bavuge ngo bagiye ku muhanuzi, bagiye kubaza ibyabo uko bimeze, ngo bapfe guhaguruka bagende. Oya, banje baravuga bati niki twakora, niki turi bujyane, niki turi bugerane imbere y'umukozi w'Imana tukamuha. Kubera iki? Kubera ko ibyo akora nibyo byamubeshagaho. Yahanuriraga abantu, akabafasha mu buryo butandukanye, niba ari abagisha inama akayibagira, ariko bivuze ngo ibyo nibyo byamubeshagaho. Ndavuga Samweli. Barangije baragenda, ntibagenda gutyo gusa, bagira icyo bajyana. Ariko ndatangaye muri iyi minsi kubona abantu barabaye nk'abibagirwa, reka mbyite gutyo, bakaba bagendera mu kigare, bakavuga ati ntabwo bishoboka ko tuzaha abakozi b'Imana iki amaturo, ntabwo tuzabashira ituro. Kubera iki? Niba uhagurutse ugiye kureba umuntu ngo agufashe, ese
kubera icyo utagira icyo umushira ni ukubera iki? Icyo ngicyo nakita ngo abantu bamaze guhina amaboko ariko tugomba kwisubiraho. Niyo mpamvu nanjye nzanyira ijambo mbabwira ngo mwisubireho, mukore umurimo w'Imana, mushyigikire abakozi b'Imana batera imbere, bave ku rwego rumwe bagere ku rundi. Ese iyo umuntu ahagurutse iwe wenda ararwaye, n'urugero agiye kwa muganga, aragenda bakamuvurira ubuntu, nta mafaranga atanga. Ese niba ari serivisi ugiye kwaka runaka isaba amafaranga, uragenda bakayigukorera ku buntu. Baritwaza ngo Yesu yaravuze ngo, abantu benshi niko basoma cyangwa bavuga ngo Yesu yaravuze ngo mwaherewe ubuntu mutangire ubundi. Mwibuke nibyo yarabivuze, ariko aravuga ati mugende namwe bazabamenya. Bazabamenya, bazabaha ibyo kurya, babaha ibyo kwambara, babahe hari ibyo babahaga, ntago bapfaga kugenda gutyo ngo bagire bikoremo kandi byitwa ngo bagiye ahantu. Yabatumye mu ngo z'abantu, baragenda bajya kubwiriza, ariko hari ibyo bagira gute babahaga, barabagaburiraga, abakeneye kwambara bakambara, mbega yabatumaga akabwira ati mugende nta kintu mugize ute mufite. Ijambo rirambwira ngo tugere ikirenge mu cya Kristo. Ese turagera ikirenge mu cyande? Ni icy'abantu cyangwa ni icya Kristo? Niba ibyo umwami yategetse, umwami wacu Yesu, atari ibyo tugenderaho ngo tubyubahirize, tukaba tugendera ku by'abantu, ese amaherezo ni ayahe? Ese turerekeza he? Turajya hehe bakristo bene data bavandimwe? Bapasiteri, bakozi b'Imana batandukanye duhuje umurimo, ese turerekeza hehe? Ni iyihe nzira turi kugendamo? Niba waka ituro bati runaka yaravangiwe, umuhanuzi yaravangiwe kuko yaka ituro. Niba pasiteri bamuhaye icyacumi bati icyo cyacumi ese pasiteri akimaze iki? Ese niwe ukirya cyangwa? Ibyo ntago bibareba bene data. Icyo ayo maturo akora cyangwa ibyo byacumi cyangwa se ibyo mwatuye bigiye bitandukanye ntago bibareba, bikora umurimo w'Imana. Reka mbisobanure gutyo mbavugire. Ariko ntago bikwiye. Yesu ubwo yatumaga intumwa ze, yarazitumaga zikagenda, buri kimwe cyose bakakibona. Ariko hari ijambo nabasomeye riri muri Luka ibice 22 kuva ku murongo wa 35 kugeza 38 havuga ngo ubwo nabatumaga mwabuze iki? Baramubwira bati mwami ntacyo. Ni Yesu ubwiwe yabibwiriye amagambo. Arabaza ati ubwo nabatumaga ngo mugende mwabuze iki? Baramubwira bati ntacyo. Hari icyo mwakenye? Bati ntacyo. Yesu avuga ayo magambo yari arimo avuga ashaka kubasezera kuko igihe cye cyari kigeze cyo kubavamo akagenda. Ariko icyantangaje cyangwa se kikanantungura ni uburyo nasomye ijambo, nasomye nkumva ngo abigishwa be baramubwiye bati dufite inkote ebyiri. Yarababwiye ngo ufite uruhago arugumane, ufite inkota yigumane, ufite umwitero awugumane, ufite ibyo yagakwiriye, mbega ibyo afite bidafite umumaro nabigurishe aguremo inkota. Ese byari bishatse kuvuga iki? Umwigisha abigishwa be babibonye, babyumvise bo bajya mu mubiri, ntibasobanukirwa icyo avuze. Baravanga inkota ebyiri ngizi, arababwira ati muzigumanire. Ntibatekereza icyo babwiye, kubera ko icyo yashakaga kuvuga ni iki?
yashakaga kubabwira ko imikino irangiye n'imiteti irangiye, bya bindi byo bagendaga ngo barabakira, barabaha ibyo kurya, barabaha ibyo kunywa, barabambika, birarangiye. Ubu ngubu muri make umwami agiye kugenda akabava iruhande, bagiye kwirwanaho. Ibyo babonaga birashaka ko babibonaga biturutse ku mwami Yesu, kuri shefu wabo, reka mvuge gutya. Ariko igihe yari agiye kubavamo arababwira ati ibyo mwari mufite mu bigurane ibi n'ibi. Inkota mu buryo bw'umwuka twavuga ko risobanuye ijambo ry'Imana. Mubigurishe, muguremo inkota. Ariko icyantangaje, ntabwo bumvishe inkota nk'ijambo ry'Imana, ahubwo bumvishe inkota nk'iyo kwica. Ikigeretse kuri ibyo, reka mbibabwire, Yesu mwibuke baza kumufata, ubwo bari bamutumweho ngo bamujyane kumucira urubanza, bamushyire bamubambe, bamwice. Igihe cye kigeze, Petero yafashe za nkota ebyiri intumwa zari zifite, barangije abarizo acisha umwami w'umutware, umwana w'umutware amuca amatwi. Bivuze ngo za nkota bari bitwaje, bari bafite, bumvaga ko ari izo kurwanisha. Ariko Yesu bakimara Petero akimara gutera uwo mwana icyuma akamuca ugutwi, Yesu yaramwegereye afata kwa gutwi kwe agusubizaho. Bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ngo intambara twe turwana ntabwo ari iy'umubiri ahubwo ni iy'umwuka. Ntabwo ari iy'umubiri, ni iy'umwuka. Kuko yari afite ubushobozi bwo kuba yahangana nabo. Yaranavuze ati nari gusaba data akagira ingabo anyoherereza. Ariko iki ni igihe cyanyu cy'umwijima cyo gukora. Ese namwe muragira ngo tumere nk'abafarisayo? Turwanya abakozi b'Imana, twagakwiriye. Abakozi b'Imana baragusengera, bakakwigisha, bakakugira inama, bakagufasha. Ukeneye ubuhanuzi bakaguhanurira, muri make bakaza n'ibyiza kuri twebwe. Ariko ntabwo twakabaye tubarwanya. Yesu impamvu bamurwanije nuko igihe cye cyari kigeze. Aravuga ati namwe nsize, ariko nimugire ngo ninjye barwanije gusa, ahubwo namwe muzarwanwa. Nibyo turimo, nizo ntambara turimo. Ni gute bifata bagafata umuntu ngo baramufunze ngo kuko ngo ni umukozi w'Imana, ngavugira Imana ngo ibyo ngibyo ngo nibyo ngo bakomba kumufungira. Murabizi muri iki gihe turi mu bihe bigoranye, ibyumba by'amasengesho byaracitse, bacyumvise n'ahantu sinzi uburyo byagenda. Abantu bajyaga mu buvumo, mu butayu butandukanye, ubwo ngubwo bwamaze kuborokwa. Mwibuke nubwo insengero zari zabaye nyinshi, ariko ntabwo byari bikwiriye ko zifungwa. Aho nabigarura kuri Sawuli mwibuke yahigaga Dawidi, akamuhiga. Yamuhigaga kugira ngo Dawidi atazaba umwami, amwica atari yaba umwami, kuko yari azi yuko agomba kumusimbura hehe ku ngoma ye. Ibyo yari abizi. Aramuhiga, akazajya amusanga mu buvumo, akamusanga mu misozi, ahamwumvishe hose akamwirukankaho. Mbega muri make kugira ngo Dawidi atagira ishikizo. Ariko byanze bikunze, kuko Dawidi yarwanye intambara y'umwuka atari iy'umubiri, Sawuli yageze nubwo amwegera neza, amugera iruhande. Abari kumwe nawe baramubwira ati muti kuri icumu murangize, si ubona ko turi kumwe? Ariko arabwira atoya, ntabwo bishoboka.
ntabwo natinyuka guhangara amavuta Imana yamwimikishije ngo mutere icumu. Oya, ntabwo nabikora. Iki gihe abantu nibacyubaha abantu b'abanyamwuka, muri make abantu babaciye amazi. Ariko umuntu w'umunyamavuta, umuntu, haleluya, Imana yimikishije amavuta, ngo mu minsi ya kera baramutinyaga. Iyo bamwumvaga niyo yabaga ari buze mu mudugudu nk'abantu bahindaga umushitsi. Ariko muri iki gihe abakozi b'Imana babasize icyasha n'abesikoro n'abakiri n'amagambo mabi. Nkuri aravuga iki, mbega n'ibyo ngibyo. Ariko nshuti yanjye, dukwiriye kuva muri ako gatebo, dukwiriye guhindura intekerezo. Ibyo twamize tukabiruka, ibyo baducenjejemo bitagira umumaro tukabiruka. Mwibuka Dawidi ubwo yahungaga Sawuli, nta mugambi yari afite wo kwica Sawuli. Oya, yarahunze aravuga ati nta mpamvu yo guhangana na databuja, reka nihungire. Ariko Sawuli agahora mugenzi. Icyo nshatse kuvuga ni iki? Ntabwo bagakwiriye, niba uri umwami aho ngaho ntabwo nabisobanura neza, ariko ntacyo abanyabwenge bazabyumva cyangwa se abanyamwuka. Ntabwo umwami yagakwiriye kurwanya abandi ngo batazaba abami. Mwibuka ko umwami yima ingoma yagera akanatanga, ntabwo azahora ku ngoma iteka. Umwami Yesu niwe watsinze icyo gitego. Ni umwami, ingoma ye ntihinduka, ntigira akagero, mbega ntishira, ntihanguka. Ingoma ye y'umwami Yesu niyo twiringiye, ubu turi ku ngoma y'umwami Yesu, niyo itarangira. Ariko iyo abantu irarangira, ubwenge bw'abantu burarangira, ubuhanga bw'abantu burarangira. Umuntu aba ari ikintu runaka, ari umuyobozi runaka, ari umuhanuzi runaka, ari iki, mbega akora ibikorwa runaka, agapfa akabisiga, igihe cye kikarangira. Umuntu akaba perezida, igihe runaka cyagera akavaho. Yava ahiritswe, yavaho yishwe, yavaho igihe cye kigeze cyo kuvaho akavaho. Biterwa n'igihugu runaka murimo cyangwa se umugabane runaka. Ubundi murazi neza ko niba abantu bagiye niba umuntu ari perezida, hari manda iba y'imyaka runaka, ni 5, ni imyaka 7, ni gutyo. Ndumva ni imyaka 5, imyaka 7, hari abatora bagahindura. Hari manda igera, iyo manda ishize arongera kwiyamamaza bakamutorera indi manda. Ashobora kurya manda 2, 3, 4, akanazirenza bitewe n'igihugu runaka. Ariko ndavuga ibyo ni ibihugu bikiri mu nzira y'amajyambere, bitari byatera imbere. Ariko navuga nko muri Amerika, mu Buraya, aho ngaho ho umuperezida ajyaho akagira igihe azaviraho, imanda yikarangira, hakiyamamaza n'abandi bakajyaho. Rero mu gihe cy'abami atari ubu, narimvuze icyo gihe cy'abami cyararangiye. Usibye ko hari naho biri nko mu Bwongereza, mu gihugu cy'Ubwongereza harimo umwami. So gitegekwa hari ibihugu bigitegekwa n'abami, muri make reka mbivuge gutyo. Ariko mu bihugu bitegekwa n'abaperezida hari manda zigomba bagira zikarangira, bakavaho hakajyaho n'abandi. So no mu buryo, reka mbihuze
mu buryo bw'insengero cyangwa bw'amadini, reka mvuge bw'amadini kuko muri iyi minsi ntabwo byoroshye nimvuga amadini ubwo hari impamvu. Ushaka kuyisobanukirwa neza waca mu gikari nkayigusobanurira, nta kibazo, ntacyo bitwaye. Mpari ku bwanyu, mpamagawe ku bwanyu. Ntabwo mpari ku bwanjye, ahubwo mpari ku bwanyu. Ndi intumwa yanyu, niyo mpamvu mbatumweho, niyo mpamvu Imana imbwiye ngo nkure abantu mu rungabangabo mbasobanurire, muve ku kinyoma mujye ku kuri. Nshuti yanjye, muvandimwe, aho uri hose, igihugu cyose urimo, niba wumva ururimi rw'ikinyarwanda, ushaka kuba utumva ikinyarwanda, ariko hari ubundi buryo mu bihugu byateye imbere ubasha guhindura videwo ukayishyira mu rukirimi wumva ushaka cyangwa wumva neza, ukabasha kuyisobanukirwa. Rero biragoye. Narindimo mvuga ku murimo. Ese abakozi b'Imana, niba tugeze mu gihe cyo kujyana bamwe mu magereza, murumva bidakomeye, murumva byoroshye, ariko ntabashishikariza cyangwa se ndababwira ngo nimucike intege, kuko umurimo w'Umwami Imana uracyakomeje. Niba warahamagawe, kora umurimo. Niba warahamagariwe kuririmba, ririmba. Niba warahamagariwe guhanura, hanura. Niba warahamagariwe ivugabutumwa runaka, buvuge. Ntucike intege. Niba ayo maturo yarya, nababwiye icyo umurimo umurimo akora ari umubeshaho. Niba utunzwe n'ayo maturo, sinkubwiye ngo hagarika kurya ayo maturo, yarye, kuko nicyo gihembo cyawe. Kuko nukuvuga ngo buri wese afite uwe murimo agomba gukora ukamubeshaho. Niba uri umucuruzi, ubeshwaho n'ubucuruzi bwawe, ntabwo ubeshwaho nuko wicaye gusa. Yego. Niba uri umunyamakuru, uravuga ukabeshwaho n'iki? N'umunwa wawe ugatangaza amakuru, ukagira ibyo uvuga, ukwezi kwashira bakaguhemba, ubuzima bugakomeza. Rero Yesu ni wavuze ijambo ryiza, arabanga iby'Imana mu b'Imana, n'ibya Kayizari mu bihe Kayizari. Aho ngaho tugomba kumenya ngo mbega ese turi ku kihe gisate? Niba ari Imana tugomba gukorera, tugomba kuyikorera. Ariko tugomba kureka kwivanga. Mureke kwivanga bene data. Uri mu ruhande rw'Imana cyangwa uri mu ruhande rw'abantu? Ese urakora ngo wemerwe cyangwa urakora kugira ngo Imana yemerwe? Imana iri muri wowe ihabwa agaciro ku bwawe. Imana yaguhamagaye ihabwa umugisha ku bwawe. Ese urakora kugira ngo utukishe Imana cyangwa urakora kugira ngo uyiheshe icyubahiro? Bene data, niba warahamagariwe umurimo, ukore neza, wicike intege. Niba wari utenebutse, ongera usubire ku gicaniro. Niba warasenga ukaba utagisenga, ongera usenge, nshuti yanjye. Niba wari wizera ukaba utakizera, ongere wizere Imana. Oya, wimbwira ngo umuhanuzi ngo yaramanuriye ngo ntibyasohora. Reka nkubwire, ubuhanuzi busohora ni bibi, vuba vuba bihita byihuta. Nk'ubu nkuhanuriye ngo urapfa, ushobora kumara iminsi 3 cyangwa nkimara no kubivuga wagera mu rugo ahita upfa. Ako nshaka kuguhanura nkavuga ngo Imana iguhaye imodoka, iyo modoka imyaka ikosa uzakora kugira uzabona iyo modoka, inzira bizacamo ntabwo
Imana yimbwira oya, ntabwo yimbwira, ntabwo nzi ngo uzabona iyo modoka wicaye mu yihe nzira, niba uzayikorera, niba se hari ibyo uzagurisha, niba ari uzayiguha nk'impano simbizi. Njye naguhanuriye imodoka, imyaka bizatwara ntabwo indeba, Imana ubwayo nizi imyaka runaka. Aho ndavuga ku bahanuzi cyane mbatindeho, dore ko ari bo benshi nk'abantu mukunda kudukurikirana, cyangwa se abantu benshi bakunda ubuhanuzi, murabizi ari ibintu by'ibanga, ariko nubwo tubukurikirana mwakabaye mwihangana. Ese kwihangana kwanyu kurihe? Niba Imana ikubwiye ikintu wikumva ko ejo mu gitondo kiraba, oya, tegereza igihe nikigera Imana izasohoza amasezerano yawe. Wirenganya umuhanuzi. Twe niba twahanuye nyine, wowe tegereza igihe. Wivuga ngo biratinze, baza Imana. Ese Mana ni wowe wavuze cyangwa si wowe? Ese niba utanizera saba ibimenyetso, nabyo biremewe reka. Niba uhanuriwe ukaba udafite kuba wamenya ngo mbega icyo mbwiwe ese kizasohora cyangwa ntikizasohora, ese ni iby'ukuri koko cyangwa si iby'ukuri, saba Imana ikimenyetso. Niba ugisenga, si byo se? Ifite uburyo ki izabikora. Ushaka kuba wahanuriwe n'umuhanuzi umwe, ejo ukazahura n'undi akagusubiriramo bya bindi wa wundi wa mbere yakubwiye, ukazahura n'uwa gatatu akakubwira bya bindi wa mbere yakubwiye. Icyo si ikimenyetso wasabye, ubwo ntukibonye ko ari byo. Niba ari umugore yakubwiye izaguha, wa musore ukagera ku wundi muhanuzi akabiguhanura, cyangwa se ikakwereka inzozi runaka, ikakwereka uri kumwe na madamu wawe, byose birashoboka. N'umukobwa muzabana, niba wa mukobwa wahanuriwe umuhungu muzubakana, wivuga ngo byaratinze ngo ibikiri tegereza Imana. Niba ariyo yavuze bizasohora. Isezerano ry'Imana ntirijya ritinda, oya. Ku Mana mwibuke twebwe umunsi umwe kuri twebwe, ku Mana ni iminsi 1000. Urumva, umwaka umwe kuri twebwe ni imyaka 1000 ku Mana. Bivuze ngo twebwe uko tureba si kwireba. Intekerezo zacu zitandukanye n'iz'Imana. Icyo gihe tubona ko ari gitoya, yibona bambe cyarabaye kinini, yibona ari gito. Niyo mpamvu rero abenshi mucumuzwa n'amasezerano, mucumurira ku bahanuzi, ngo abahanuzi bahanuye ntibyasohora. Ese nibyo umuhanuzi ashobora kwihangisha akavuga ngo Imana irambwiye? Nibyo birashoboka itamubwiye. Ariko niba utunze amasezerano y'amahuri, icyo gihe ugomba gusenga Imana, ukayibaza ati Imana wambwiye ibi n'ibi, wambwiye kuzampa iki n'iki, wambwiye kuzankorera ibi, saba ibimenyetso. Uyibaza ati Imana koko nibyo, ese nzabibona? Imana ntabwo ivuga rimwe, ivuga kabiri gatatu, biterwa n'uko wayegereye inshuti yanjye. Egera Imana uyibaze, ariko wicumurira ku bahanuzi. Ko niba twahanuye ntabwo Imana yatubwiye ngo izabisohoza ejo. Cyokora niba yaguhanuriye akakubwira ngo igihe iki n'iki, yamuhaye igihe cyangwa agishizeho ngo uzabona ikintu ukibone, icyo gihe uzateraho komantere uvuga ati uyu muhanuzi yambeshye. Kubera iki? K'icyo yambwiye, igihe yambwiye cyageze, ukwezi yamaye kwageze, itariki yamaye yarageze, umwaka yamayemo kuzasohora ubwo buhanuzi ampanuriye byarageze, narategereje ndaheba. Icyo gihe uzavuga ati yarambeshye, birumvikana. Ariko niba aguhanuriye, ntiyakubwiye ukwezi, ntiyakubwiye umwaka, ntiyakubwiye yewe n'itariki, urajya gushinja umuhanuzi ngo yaravanyoye cyangwa yarakubeshye. Kubera iki? Saba ikimenyetso nshuti yanjye. Mureke kuguharabika abakozi b'Imana.
ariko hari ibintu mutazi, reka mbabwire. Hari igihe ushobora kugira gutya ukavuga umukozi w'Imana bitewe n'amavuta ariho amuriho, bitewe n'icyizere Imana imufitiye, ugahura n'ibibazo ukaba wikururira ibyago. Ariko nshuti yanjye, nujya kuvuga banza ukaraga ururimi rwawe karindwi ubone gusohora ijambo ku bakozi b'Imana. Pawulo we aravuga ngo tugomba kwihesha agaciro nk'abagabura iby'Imana, nk'abakozi b'Imana. Nibyo, tugomba kwihesha agaciro nk'abakozi b'Imana. Umukozi w'Imana agomba kuba atandukanye, nyine birumvikana, ariko mwihesha agaciro namwe. Ubwo icyo nshatse kuvuga mwacyumvise. Ntabwo ushobora kurondora umunyamwuka umunyamubiri, oya. Ese da, nibyo uri umunyamubiri, ufite umuhanuzi runaka yaraguhanuriye, nibyo, ariko nubwo yaguhanuriye ntiwizeye neza ko uwo muhanuzi ibyo yavuze ari ukuri, cyangwa se akirimo neza ataravangirwa. Icyo gihe ushobora kwegera undi muhanuzi ukiri mu mwuka w'Imana, yego, ukamubaza ati ese runaka, cyangwa ukamufata ukamuzana, ukaza mukagenda ukamubwira ati tujye gusengera ahantu, ukaza umutunguye atabizi, mukagera ku mukozi w'Imana, ku muhanuzi runaka mugenzi we. Icyo gihe niba ari mu mwuka w'ubugenzuzi cyangwa se kurondora imyuka, azamenya niba uwo muhanuzi koko akirimo neza cyangwa yaravangiwe. Icyo gihe niba ari byo waje ukeneye kumenya, ariko mwanyegereye, abahanuzi b'Imana baracyariho. Reka Bibiliya irambwira ngo haracyari 7,000 bitarapfukamira Bali ntibimusome. Yego, mwere guca imanza. Imana niyo mucamanza w'ukuri ku bakozi b'Imana, mubacumuriraho. Mwibuka ko Dawidi iyo yibeshya agafata icumu akarikubita Sawuli, byari kuba ikibazo. Mu by'ukuri ntabwo twagakwiriye kuba abakozi b'Imana b'ibihugu, reka bivuga gutyo. Niba uri umukozi w'Imana umaze imyaka 40, n'urugero uri umukozi w'Imana, wikumva ko iyo myaka 40 umaze yose, guhera ku mwaka wa mbere kugera kuri 40 yose ariko Imana ikwemera. Mwibuke ko Sawuli icyatumye acirwa ku ngoma ni ikihe? Nuko yasuzuguye Imana, akanga gukora ibyo Imana yari yagize ute yamutegetse, ahubwo akikorera ibye, akarokora ngo amatungo abyibusha, akarokora ibintu byiza, akarokora abagore beza. Samweli aramubaza ati se Uwiteka yishimira umuntu ukora ibyo Imana ishaka yamutumye kuruta uko yakishimira ibitambo? Bishatse kuvuga iki? Imana ntabwo yari kunezererwa ibyo bitambo bya Sawuli yatambye, ahubwo yashakaga ko umutima we kubuciye bugufi ukamwubaha, agakora ibyo Imana yamutegetse. Ntabwo Imana yari kwishimira yuko yazanye ibyo bitambo. Ni nacyo yazize Imana imuca ku ngoma. Kubera iki? Yagiye kurokora, yagiye gukora ibyo Imana itamubwiye. Nshuti yanjye, ushobora kubuhaguruka urimo neza, ariko byagera nko ku myaka ingahe ukava mu murongo ugatana. Rero wikumva ko niba
warayikoze uwo murimo ku myaka ingaho ukawukora neza, mu gihe ugezemo hagati ukagwa cyangwa ukabivamo, mugumye kwigira umuntu wa hatari, kumva ko nta wundi muntu ushobora kuza ngo nawe abe umuhanuzi, nta muntu ushobora kuza ngo abe pasiteri, nta mukirisitu ushobora kuba pasiteri. Oya, urishuka. Nta muvugabutumwa ushobora kuvamo, oya, urishuka. Nta muhanuzi ushobora kuba yaza ngo ayobore, oya, urishuka. Kubera iki? Imana iyo yagutoranije biba bitandukanye nuko wagize ute abantu bagutoranije. Mu yandi magambo, hari abantu bemerwa n'abantu kuruta uko bemerwa n'Imana. Nibyo barakwemera da, abantu barakwemera, ariko nkwibarize, niba bakwemera Imana irakwemera? Uri umuhanuzi wemerwa n'abantu, ese n'Imana irakwemera? Yego. Uri pasiteri wemerwa n'abantu, ese Imana irakwemera? Inkoni ufite cyangwa uko kuyobora ukora wabihawe n'Imana. Imana yagutunze inkoni, yaguhaye inkoni y'ubushumba, uyoboye umukumbi wayo neza, koko birakwiriye, nibyo? Nshuti yanjye, ibintu ntabwo ari ibyo gukina, ibintu ntabwo ari ibyo gukinisha. Muve mu mikino, kuko Imana irambiwe abantu bayikinisha, batoba umurimo wayo. Abakozi bayo barahari, yahamagaye, irabatoranya, ibakura mu magana menshi y'abanyabyaha, irangije ibasirira kuba bahanuza, abandi bagira abatambyi, abandi bagira abahanuzi. Itanga impano zitandukanye kuri buri umwe bitewe nuko yaguhamagaye, bitewe n'iki ishaka kuyikorera. Ariko niba ukorera Imana, yikorere mu kuri no mu mwuka. Nshuti yanjye, niba uri umunyamubiri birababaje, biranagoye. Burya iyo umuntu ari mu mubiri, reka mbibabwire nshuti zanjye, niba mutari mubizi, umunyamubiri ni ahantu yakugeza. Muririmbyi waherutse kuririmba abanga agaciro ni amavuta. Arabanga ayo mavuta mbabwira ntabwo ari ay'ubuto, ntabwo ari amamesa, ntabwo ari oliva oyiro, oya, ntabwo ari ya yandi bazana ngo bakuye runanga ahantu runaka ngo yahawe umugisha bagapuriza oya, ntabwo ari ayo mvuga. Yo, ndavuga amavuta y'umwuka wera, ndavuga amavuta avuye ku Mana, ndabavuga amavuta adasanzwe, ayo ngayo pifomora jezidota, ayo ngayo amavuta adasanzwe, ayo ngayo umuhanuzi yagiye agasuka ku mwami, yo, ku mwami Dawidi, agatangira akavuga mu ndimi. Ayo mavuta babwira n'ay'umwuka. Nshuti yanjye, ayo mavuta niyo Sawuli bamukojejeho, yo, bamurambikaho ikiganza, arangije avuga mu rurimi, yuzura umwuka wera,
ndavuga ayo mavuta we, amavuta ntamenyerwa, amavuta ntabwo akorwaho, ndavuga amavuta y'umwuka wera, yo akora imirimo n'ibitangaza, niyo atuma dusengera ingumba zikabyara, niyo atuma dukora ku ndwara zigakira, niyo atuma abadayimoni bahunga, rapifomora jezi. Ayo mavuta y'umwuka niyo vuga, ayo mavuta ntamenyerwa. Nshuti yanjye, reka gukina, reka imikino, ndavuga amavuta nyamavuta, yo haleluya. Nibyo abahamagawe ni benshi, ariko abatoranijwe ni bake. Mwibuka ko nimvuga ngo abahamagawe ni benshi n'abatoranijwe ni bakeya, mwibuke ko hari n'abayihamagaye, mwibuke ko hari n'abitoranije, yo rebonesa, hari n'abishyizeho we, akabyuka akavuga ngo ejo njyewe ngomba gushinga urusengero, ngomba